Ugenda kwibaza ahubwo satani iri kugukoreramo mu iminsi ko ndiko iri gukora bidasobanutse. Ko bengeye ibintu byawe ndabirambiwe na James mushobore mumbwire ikintu gihari nkimenye. Ntago ashaka kunyitaba, ntago ashaka kunsobanurira ibintu byose mu biziranyeho. Ngiye noneho ntago mva hano. Ntago mva hano ntavuganye nawe. Mbwira ikintu gihari cyangwa umuhamagari wa tuvugana. Bitari byo ntago mva hano. Ariko reka mubwire ibintu tubigire seriye. Sibyo? Uri ubushize waje uribaraguza ndakwihorera. Ariko none reka tubigire ibintu biri serious. Ngira nte? Bibaraguza. Ko beni uri kumbwira gutyo. Ndibaraguza. Urabona undi muntu metse se. Ikintu gihari ngiye nshaka kukubwira. James menya ngo ibintu byawe byose yabimenye. Sibyo? Kuba warakunze umukire nyine abakobwa nyine uri nk'abandi bose nyine twayaga dukeka ko utandukanye ariko nyine nk'abandi bose. Rero ntabwo nshobora gutuma nyine ukomeza kumubabariza umutima. James nawe yaciye mu bintu byinshi ndamuzi, ubuzima bwe ndabuzi. Yababajwe n'ibintu byinshi cyane, rero kongeraho n'ibyawe ntabwo nanjye nabishyigikira. Ko berekeraho. Wari ukoze. Ni wowe uri kumbwira ibyo ngibyo. Ko be ni wowe uri kungambanira bene ko kagenda. Iyo tekinike ntabwo igikora. Abakobwa turabazi. Umubwira amafuti yakiriza akagira icyo bikarangira ari gusaba imbabazi. Ariko icyo kintu ntabwo nzigera no James kimubaho. Kuko icyo nzi cyo nawe urabizi icyo wakoze. Hako dana n'umuntu akurenganya dana wese ari umuntu wakanga umugabo w'umukire James akiri kwishakisha. Ya. Ko benore bibintu ngoreye. Ahubwo ibyo wikoreye. Nahise ubu ninjye agiye kuguza no mukire ninjye wagiye gutuma ibyo ni wowe wabyikoreye. Kuko ngewe nagukundaga kubera. Ko berekera tudapfubuza. Okay. Dore umuryango urafunguye rero. Wayavuze warogoswe naguteza amatwi. Rekera ko tudapfubuza. Icyo nshaka ni James. Naga ari wowe. Ubundi wowe turakundana. Ndi kurinda kwisobanura aho turakundana. Ikintu ugomba kwibuka. Ntabwo nzijya nemera James umukina gutya. Kandi nawe azubwengerika kuko ubu nawe ukora ariko kubona ntago ari byahe byo kwa ngo yabaye blind w'urukundo akareka. Nawe amaze kumenya ahantu ari. Kandi urabizi couple yanyu ninjye umuntu wayifanaga. Ariko sinshobora kwemera ikintu kimwe cyabaza James. Twakibonye gutya n'amaso. Inyungu ufite mu kunteranya na James ni yihe? James abona amahoro. Nanubwo ndi kuguteranya ngiye ndi kuvuga ibihari. Kuko uzi ko ari njye umuntu washyigikiraga noza yayo. James ni so wanyu. James ni iki cyawe ku buryo usibye kubusembereye hano. James ni iki cyawe ku buryo uje kunteranya na kuzicuza nyuma y'ahanga. Okay. Reka nzicuze basi. Ariko ngiye nabonye inshuti yanjye Rohama uri murayikina wikinira gahunda zawe n'abakire ngo mureke n'abarohamane nawe tu. Atlist azagenda biza avuga ati inshuti yanjye arabimbiye. Cyane si biki nibanga rwose ninjye wababonye nta nubwo nabiguhisha. Ko bene wakoze bira bintu. Niwe wabikoze. Ngiye ko natanze ibyo nabonye se ninjye wabikoze. Ko bene wamfashe video. Utamfata gutyo ndekura. Ko bene wamfashe video. Ndekura rimwe kabiri.
uragira vuba kandi bitaba Kobe bibi. uzicuza. Genda uzashaka abandi ubeshya. Uri kwiriza rero ayo marira n'ay'ingona sha turabizi. Ikibazo kindemera. Ikibazo koko kitagenze ikibazo kimeze nk'ihurizo abakobwa batwihorere. Ikibazo bya bosi na mama cyane byagenze gute? Twebwe mbaze ugutangira ngo bosi na mama byari n'ibyaha. Ibintu ntacyo bitwaye ntabwo nzaruka. Ntabwo ngira umuntu. Ikibazo se uko wabivuga. Ushobora kuvuga ngo ni ibanga ntabivuga ntabwo nzabivuga mbwira. Gutuma nseka kandi rwose numva ntazi. Ikibazo kiremereye pe ushaka wambwira. Sha ikibazo mfite kiri kwa sono pe. Mbivuga. Kiri kwa sono. Ikibazo cya bosi na manager. Ndabivuze ntabwo wabimbwira. Ikibazo mfite kiri pasono pe. Nari mbizi. Kiri pasono ntabwo wabimbwira. Ntabwira rero wowe na bosi ndabakeka. Nari nzi ko nta kindi uri no gutekereza baranamira hose nabaze nkureba wivugishwa. Ndabimbwira sinzabivuga. Shaka umukeka nta biriho nta n'ibizabaho. Ntabwo mukundana we na bosi. Yesu Kristo. Ubwo ni ibintu byakunda koko. Ari kubiseka kandi birashoboka kuko nta kintu cyaba kiguhangayikishije gutya. Sisa bibaye ari byo ntabikubwira. Subiza kuri inshuti yanjye se ntabikubwira wenda ubwo yarebye niba byarenze umuntu wenda banangira n'inama. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo pe. Mbese kwanza ko musaza wawe yaje ikindi kibazo ufite ni iki? Nakabari nta kibazo mfite pe wa mugani wawe. Amadolari ndi kuyarya. Ari ugutembera ndi gutembera noneho ya hoteli twamusizeho wagira ngo habaye imuhira k'umutima uteye njyayo nkafite icyo nshaka. Siburingi yambanye siburingi. Ntabwo guhangayikishije. Uzashira ukimenya muri iyi minsi uracyaza. Usabikora ko mwagihanda wowe icyo ushyaka ntabwo aricyo shiri. Oya pe biriya ntabyo nta n'ibihari se nta nubwo byarashoboka kwa bose nagikundiro. Bose nta mwanya atagikundira. Oya pe iyo abateta hari noneho mwarwa mwasize mu gafuka. Tukaba tunyetsekaho da. Ibibazo birashoboka. Ntabwo bishize sha gahinda gashira kandi kaza. Umusaza wanjye yaje ariko n'ibindi biraje. Ariko bizarangira.
karanda niko neza ko mbona usa nk'umuntu ufite ibitekerezo byinshi cyane utameze neza. oya meze neza wese meze sawa nta kibazo mfite ariko uba usa nk'umuntu ufite ikibazo ariko buriya ushatse wambwira buriya iyo ufite ikibazo ukakiganira n'umuntu wawe uranaruhuka buriya numva burya umuntu ufite ikibazo akakiganira na mugenzi we bigenda neza buriya niyo biba bihari umuntu araruhuka. Wambwira rero urabizi ko nigiye musaza wanyu ntekereza ko rero nta kibazo wagira ngo ntukibwire kandi ntakugira inama. ariko ngabo ngewe nta kibazo mfite meze neza Sure. gihari nakubwira nkabonaga nyine usa nk'umuntu ufite ikibazo niyo mpamvu nari mvuze ngo nkuganirize n'ibyo ari byo. aya ntange meze neza Okay. ko waryamye neza Ni umunaniro mbega buriya umuntu aba agomba kuruhuka. Uzi ko buriya iminsi tubaho icya gatatu cyayo kiba ari ngombwa kukiruhuka kugira ngo ugire ubuzima bwiza ni ngombwa kuruhuka. Nawe ugiruhuka ushobora gusanga ariyo mpamvu usanga wibaza ibintu byinshi ukabona nk'utu. Niriya barambwiye ngo habaye akazi kenshi rero ugomba kuruhuka. Twebwe impamvu tuba twabyutse kare ni uko nta kazi tuba dufite. Ibyarabyo reka ntabwo ari ngombwa reka tube tubyihorera. Ahubwo se gahunda nakubwiye wayikoze? Nabishoje kare. Urumva se njye ari kujya bibaga gukora umusaza wacu dufite wenyine. Nabikoze kare. Ndakwemera buriya. Bimeze neza cyane. Ibi ni byo byo kurya by'iwacu rero sasa. Barabikumbuye. Kamwicare neza. Amurya reka Jesse nakora mbona bikaze. Urafasha. Oya kamera y'ibintu. Ubuse wabisengera. Turagera mu pizza tuguriye. Birasengera. Kasengesa. Okay. Kwizera nibyo byambere. Twari dufite umupasiteri yabisengeraga tukiri mu rusengero. Avuga ati Imana n'aya mafunguro Yesu ataraboneka kandi atari kari buboneke. Urakwizera kw'Imana. Ukuntu buryoheye. Bino ntabwo hanze bipfa kuhagera. Niyo kihageze kiba gihetse cyane. Ariko ngo niyo bihari nta nubwo biba biryoshye. Kanumva amata y'inka iwacu ko sigaye neza. Ndararyoshye. None se ubu ntiwanywa no ku mata? Ndayanywa mu kanya. Nakubuze muri salo guhera hanze ntibaza ntamwene. Ni sawa
wowe se mbona nta kuraje ameze neza tangira ukagira ubwo mufitiye amakuru adasanzwe amakuru tunazi cyane mfitiye amakuru banza umure banza umbwire nyine mara aka kanya kugira ngo mbure inkuru byakugora siko mbura no kwikubwira ariko ntacyo nzi ko nigikubwira gushimisha ariko amubwire inkuru se yehehe icyenda cyo uvuye mu kazi azarandukuye inkuru ni mu kazi bagupromotinze uzi inkuru iri mu kazi si iwacu nshyashya ihari hari inkuru y'izina ryitwa Shansi Shansi mu kazi kanyu se kandi siko tudakorana yose ndi imodoka ni amapine wa mugani boss arenda kujya avuga ngo dukodesha Shansi umva nyine shamba bari gukakunza boss wacu subiza cyagiye mu kirori cyangwa ntabwo mwavuganye se twaravuga mwaravuga ndabizi ko na nyuma wigeze wambwira ko yakubwiye ngo ni boss wanjye wagize ngo byaciriye aho yitwa Emi nyine mbona mutsinze ni boss wanjye amakuru ashyushye rero hagira inkuru umuherwe amatwi ngo urabizi ngiye ko nkunda amafaranga atari amafaranga ntuntere stress wasimbuye kofi umva boss rero ubu ntakirya ntagitekereza neza ko nyumvishe yanyica ntabwo wambwiye ngo ngende mvuga ko atagitekereza ariko nyine Shansi mubanye Shansi ibyo bintu ni ibyanjye cyane kugurisha akiba niba bose agihamagarira akanyibwira ko atakiryama kubera Shansi hari akantu yakoresheje ngo ndakikubona ngo ari paritiye y'umutima wibishe wibye umutono n'ubu ndawibuka natekerezaga ndi mu kazi ngaseka namubwire bosi n'ukuntu yari seriye ntabwo nzi ko ari umukobwa wamukura mu ntoki Imana igiye kunsubiza Imana igusubiza ngaho James se uko shaka umubwira James uzi James bihanyishijemo muri neza uzi James ukuntu yambabaje kugenda ateze naza ninjira nkaryama sinkoza no kumeze byagenze gute byari byose urabona cyagiye wa munsi kuri uriya bose wenyine yaraje duhurira hanze aransuhuza anyakana nimero sinzi ngo hari igitipe babana sinzi ntumbutse yavuye bimfasha mu bitugu uburyo bw'umubyeyi ikipe mu bubanyi kugira ngo icyana cyiza yabwira kigize nk'ikigore kiragenda gifata amavidewo kimaze gufata amavidewo kiragenda kirayamuha James arahari ko nshinja abagabo badahari naragiye ndatakamba ndagira icyo yanze kumvugisha none bagira ngo James mutegereje muri James uko yakumva amabwire abantu barahinduka nanjye ntabwo nzi ko yabikora ahubwo niba nawe ifite ikindi gikobwa yakwanga ahubwo haramuka James uretse ko kumpesha umutwe ninde Emi